inyare ibibwire ngo itaba. Hari igihe umuntu asenga Imana ikabwira icyo iri guhamagara ngo ni wowe bashaka, kikamanuka gitumwe n'Imana kubw'amasengesho. Daniyeli yarasenze, marayika aravangirwa, aravuga ngo ibi uri gusaba bari barabimpaye ngo mbizane. Aramanuka areba Daniyeli aravuga ngo byagenze bite? Daniyeli aravuga ngo ndacyaryamye hano. Marayika aravuga ngo igihe wahereye twari twagusubije. Aravuga ngo ariko ubwo ugihari, ubwo utahavuye, Daniyeli ubwo utagiye, aravuga ngo ndarwana. Ufata ibyo wakagombye gufata. Umusumeza wishira, Haleluya nikomvuza impundu, Haleluya zishira umurwa, Haleluya ndi hafi kujyamo. Umusumeza umusumeza winjira, amarira n'amarira bamumurwa, amuruba muri ambara, nta n'indwara ishobora kubaho. Tekereza kurunguruka aho wajyaga. Yewe data we, kera bajyaga batubeshya ngo Imana nikubwira gutura i Kigali, badusangaga icyangu katubwira ngo Imana nikubwira gutura i Kigali ujye ugenda ushaka icumbi ku Ruyenzi. Niba ari amakuba aruta ayandi, ni ukugera ku gasozi imbere y'uko Imana ihakugeza. Mose ngo azikuramo, arangije Imana iravuga ngo ndagutumye kwa Farawo. Reka nyaruke gatoya mve kuri Mose. Mose yumva Farawo yambaraga ikiganza cy'umuringa ari kurwana. Imana imubwiye ngo ngutumye kwa Farawo, ariko ntaho njye. Haleluya, haleluya. Mu kintu kimwe kijya kinkomerera iyo nagiye ahantu ntajyanye na Dorcas, ni ukumbaza ngo kubera iki mutari kumwe. Ntabwo yabashije kuboneka, korali yabo ifite urugendo ku cyumweru. Hanyuma kubera rero akiri mushya muri korali, nibwo bakimwakira, yanze kwica gahunda ya korali. Ariko kandi si uko tutari tubizi, ahubwo ni uko twagize ngo byose tubibaranse, nta kimwe gipfuye. Yego, Imana rero ibahe umugisha.
Yesu
atemba abisi baya icyangasa ibyishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo yambereye ishingikiriza wamama ijuru yakomeje imigomero y'inzuzi z'umunezero wanjye yanisiye kubera ahari amagambo akomeza zafatiriye imyishima bigira impamvu yo kuyegera zari nizo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika erega agakiza kawe Yesu kabituri y'ubuzima wagize icyitegererezo cyuhiriwe hagati y'ibirunga bamwe barumye baragwa ariko twebwe turemeye ibihe bizasimburana bizasanga nkomeye icyiza cy'ugusigiza ugusigira inkuru y'ishimwe nakuye amaso ku by'isi nayerekeje ku biri hejuru ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza mfite impamvu ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika
turamusengeye mu izina rya Yesu Kristo, umwambike imbaraga kandi n'ubu udasanzwe zifite, umukoreshe kandi n'ubu udasanzwe umukoresha, umuvugiremo n'ubu udasanzwe ubikora, kugira ngo ubu bwoko bwawe buhazwe ibyiza biturutse kuri we ng'Imana. Turatuje Mana, ibitekerezo byacu bicishwe bugufi no kugutega amatwi. Inyota yacu databuja nta wundi wayihaza, ni wowe gusa, kandi kitavuga Imana cyose muri literaniro gicecekeshwe n'imbaraga z'ijuru, ahubwo ibendera ryawe rizamuke mu mitima yacu no mu bitekerezo byacu, kuko ari we Mana.
ijambo ni ryo waremesheje isi, ijambo ryawe niryo ukoresha, ijambo ryawe niryo ritubeshejeho, ijambo ryawe niryo ririnda umugeni wawe, kandi ijambo ryawe nizo rizamucura rikamwigeza mu bwami. Urakoze nyakubahwa kuko kumva gusenga, kandi urakoze kuko utegeka byose bikakumvira. Tuzambaje mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Reka tubumbure Bibiliya dusome. Hari ibintu bijya bingora mu materaniro kubwiriza abantu bamaze kuririmba. Ubwashize narabibabwiye, niba ari uko mu musigiti ntigeze mpura n'indirimbo. Nkunda indirimbo ku rwego njya mfashwa nkumva umwuka ndawubuze. Noneho iyo hagiyeho indirimbo zo mu gitabo, n'iyo nzi kuyiririmba birananira, ariko abera tuzataha, abera tuzataha. N'iyo abanditsi basiba ibyo banditse bakatubwira ngo nta juru rihari, hari ikimenyetso cyaryo njya numva. Ubwo dufite gufashwa tukagira umunezero w'agakiza, n'Imana irahari. Mbese ubwo mubona bizamera bite, Yesu umwami natwakira, ikabera. Dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 9, umurongo wa 30, dusoze n'uwa 33. Luka igice cy'9, umurongo waho wa 30, dusoze na 33. Haravuze ngo abantu babiri bavugana nawe ari bo Mose na Eliya, baboneka bafite ubwiza, bavuga iby'urupfu rwe urwo agiye kuzapfira i Yerusalemu. Petero nabo bari bari kumwe barahunikiraga, bakangutse rwose babona ubwiza bwe burabagirana n'abo bantu babiri bahagararanye nawe. 33. Nuko bagiye gutandukana nawe, Petero abwira Yesu ati, Databuja, ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando 3, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Yabivugiye atyo kuko atarazi icyo avuga. Dutaruke turebe mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ni igice cyaho cya mbere, umurongo wa 14. Reka tuhasome twihuse. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, igice cya mbere, umurongo wa 14. Haravuze ngo, jambo uwo yabaye umuntu, abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana ahamije iby'uwo avuga yeruye ati, uwo niwe navuze nti uzaza hanyuma niwe unduta, kuko yahozeho ntarabaho. 16. Kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese, ni ubuntu bukurikira ubundi. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Bibiliya itubwiye ubwo Kristo yari ari ku musozi. Ndagira ngo aya magambo tuyahuze dukuremo insanganyamatsiko ivuga ngo ibimwuzuye nibyo twahaweho. Ubwo yari ku musozi wa Elayono, Mose na Eliya baramubonekera. Nababwiye ngo iyo nafashijwe kuvuga birananira, ndumva ndashaka gutinda. Mose ni umugabo wigeze abaho mu mateka ye, ku buryo n'uwamusimbuye atigeze amera nkawe. Mu nyumvi muribuka ko Mose yasimbuwe na Joshua, ariko kandi uburyo Imana yavuganaga na Mose, yabwiye Joshua ngo ndatangira kugukuza imbere y'Abisiraheli. Iravuga ngo kandi nzajya mvugana nawe nk'uko navuganaga na Mose. Ariko hari kimwe
Joshua atakoresheje Mose yakoreshaga. Mose ntabwo byari ngombwa ko akora ibitangaza abanje kubaza Imana uko abigenza. Imana imuhamagara imukura kwa sebukwe Yetiro, yaramubwiye ngo genda, imuha ubutware mu nkoni, atwara inkoni. Icyo yagambiriraga gukora n'icyo yashakaga gukora, yatungaga inkoni, ibitangaza bikaba. Imana ishimwe. Kandi Mose mu mateka, n'abasomyi ba Bibiliya si amateka gusa, afite ibintu byinshi ashushanyaho Yesu. Avuka yavukiye muri Egiputa. Iyo tuvuga Egiputa ntabwo tuba tuvuze Egypte ho mu Misiri. Iyo Imana ivuga igihugu ibisobanura imyitwarire yacyo. Ko Egiputa ntabwo yari izi Imana Uwiteka. Iyo tuvuga Abanyegiputa tuba tuvuga Abanyegiputa ku myitwarire itubaha Imana. Bashushanya rero abatizera cyangwa se abariho mu mugambi wa Satani. Hanyuma Egiputa ni isi y'umwijima, kandi mbabwire ngo hatari umucyo wa Kristo niho kuzimu hakorera. Hari umuntu ujya ubaza, abaza ngo mu ijuru ni he, kuzimu ni he? Reka mbabwire, ku bantu batizera Imana iba mu ijuru, ariko ku bantu bizera Imana igendera muri twe. Kandi aho umwami ari niho ubwami buri. Imana ishimwe. Mwene data arabivuze, avuze umwana w'umukobwa n'umuhindekazi waririmbye, aravuga ngo isi nubwo yavaho ijuru rikavaho, uwizeye azabona ayo masezerano. Dore igitangaza, we kuko yizeye arumva ariho n'isi idahari, akumva hari n'ijuru ridahari. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo hazaza ijuru rishya kandi habeho n'isi nshya. Nagira ngo tuganire ku bimwuzuye. Imana ishimwe. Mu kwera kw'Imana, mu kwera kwayo harimo umwanya munini Imana izahagararamo ikazinga ijuru n'isi. Mu kwera kw'Imana harimo intebe ijya yicazaho abantu basuzuguye Imana ikabaha icyubahiro. Mu kwera kw'Imana harimo umwanya abantu bababaye bageramo bakaruhukiramo. Mu kwera kw'Imana isi nubwo yavaho ijuru rikavaho, uwizeye ntabwo ari abazizera. Ndabyibuka tuganira, nababwiye ko kwizera ari ukumenya ukakira imirimo Imana yakoreye muri Kristo, ukakira n'impinduka zayo, hanyuma ukaba umuhamya w'iyo mirimo. Ntabwo ntimubyibuka abo twari kumwe. Ntabwo kwizera ari ugutegereza ibyo Imana izakora, ni ukwemera ibyo yakoreye muri Kristo Yesu. Bene uwo muntu wizeye atyo agira icyanya mu kwera kw'Imana. Aho niho Kristo yadutuje. Twebwe muzi ngo tugendera mu isi, no, umwuka agendera mu mibiri yacu kugira ngo imibiri yacu yizeye ibi bihamya byo gukiranuka kw'Imana yo kwizerwa. Murakoze. Reka ngaruke. Mose kuvukira muri Egiputa ntabwo yiswe izina ryo muri Isiraheli. Izina yaryiswe n'umukobwa wa Farawo, amwita Mose, bisobanuye ngo nuwo narohoye. Bamurerera mu kato. Muribuka na Yesu avuka bamubyariye mu kiraro cy'inka, bamushyira mu muvure. Akato ka Mose n'umuvure ni kimwe. Yesu avuka, Herode ntiyashakaga ko hari umwana w'umuhungu uvuka. Mose avuka, na Farawo ntiyashakaga umwana w'umuhungu w'Abisiraheli. Kandi bose bavuka, bavutse bose bari mu rugendo rusa no gusuhuka. Niba mwibuka, Yesu yavutse bagiye kubarura, bari kwandika, bituma buri cumbi. Na Mose ntaryo yabonye, nyina ngo yananiwe kumuhisha, amuhisha amezi 3. Iminsi 9 bisobanura igishyitse gifite ubuzima, imibereho. 9 n'amezi 9 ntabwo mbitindaho. Abize biology, uretse ko si ngombwa biology,
muzi ko n'umuntu atwara inda amezi 9. Iryo 9 risobanura umwuzuro w'ubuzima bw'ikivutse. Iyo minsi 9 ntabwo nyitindaho. Iyo minsi 90 Mose yahishwe muri kato, bamuhishe atarajyanwa mu kato. Nyina yarariho ahagaritse umutima avuga ngo Farawo namubona azamwica. Dore igitangaje, nyina wa Mose ntiyigeze yita Mose izina. Yaravuze ngo ninkwita izina n'ubundi nturiho barakwica. Murebe hano nta kibazo, telefone ntabwo ari uri kwihamagara. Nyina wa Mose aravuga ngo barakwica, ntabwo nkwita izina, uriho utariho. Nimukurikira izina Mariya yise Yesu, ntabwo ari we waryibwiye. Marayika yaramubwiye ngo umwite Yesu. Qur'ani iravuga ngo ni Isa atakuwa mwenye heshima katika duniani na mbinguni, azaba nyiri icyubahiro mu isi no mu ijuru. Uwo murongo ndawukunda muri Qur'ani, ndawukunda we, ngo kuko no mu buto bwe azavugana ubutware n'ubwenge. Ntacyo na Hobe twarazisomaga. Hari abantu muzi Hobe? Murakoze, nazo twarazisomaga. Mose ikintu cyamukuye mu banyegiputa, nihute ntaruke ntaza gutinda, yabonye impetso yahetswemo. Abona umwenda w'Abaheburayo kwa Farawo. Ntabwo bamurera bamubwiye uwo ari. Yabonye umwenda w'Abaheburayo aravuga ngo aka kenda ni akandi. Umukobwa wa Farawo aravuga ngo aka twakagukuranye nawe mu kato. Mose aravuga ngo umwenda nahetswemo ugaragaza aho navukiye. Bibiliya iravuga ngo ntiyashimye ko kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo ari ikintu cyo kugundirwa, ngo yarabirekuye ajya mu buretwa. Tekereza kuva mu bwami uri igikomangoma ukajya mu batijiste. Reka tuvuge mu mvugo yumvikana ko turi ku ngoma y'abarepubulika. Tekereza ko uri umwana wa perezida, ukava kwa perezida ukajya mu bari gukora imirimo nsimbura gifungo, ukavuga ngo ndanezezwa no gukata amatafari mfite ubwami bwanyu mwebwe muri hano. Ndagira ngo tuganire ku bimwuzuye. Mose yarebye ko kuguma ku ntebe yo kwa Farawo, kandi ntabwo yarinjiji. Mose yarize, yari umuhanga, yize ubumenyi bwose bw'Abakarudaya. Va kuri uyu munsi uburezi baduha igice kugira ngo dukore twungukira abatwigishije. Niko Afurika dukora. Nihangane, ntibaduha ubumenyi bwuzuye, dutoza umuntu ibingana n'intego badushakaho. Niko dukora. Ariko muri Egypt umubare wari uhari wuzuye. Astronomy y'Abanya-Egypti n'uyu munsi, ubumenyamuntu abagira iki bakoze remise, babika ibanga ry'ubukoroni Egypti yakoronije Abisiraheli. Hanyuma Abanya-Egypti baha ubwenge abagira iki. Nibo bagabo mujya mwumva muri histoire bitwa ba Sebutangeros, abagabo 70 boherejwe na Alexandre kujya kwiga iby'ubwenge bwo muri Egiputa. Niho hakorewe ihererekanya bumenyi, reka mbyite gutyo. Ariko kandi nubwo amateka bayahishe, Mose we ubumenyi bwose yarabufite. Uburozi muzi bw'Abanyegiputa ntabwo barogaga nk'ingegera, no, barabyigaga. Hari fakulite yo kuroga. Uzakurikirane niba umukuru w'igihugu aterana akavuga ngo abacunnyi nibazi, nuko bazwi, nuko bemewe, nuko nabo ubwabo bazi ko kwitaba iyo nama ntacyo bitwaye. Hari abitwa bashitsi. Farawo iyo yagiraga ikibazo ku rubanza ruriho, ntabwo yavugaga ngo turaruca rute abahamya barapfuye.
bajyaga kumva y'uwapfuye bakamushika agatanga ubuhamya bw'ibyabaye hanyuma akongera akaryamaho. Muzasome Bibiliya, Sawuli yabuze uko abigenza ajya gushika Samweli aramubwira ngo mbwira uko nabigenza. Iyo fenomene yari iyo kwa Farawo, yari iy'abashitsi bakora ibyo. Mose arangije arabireba, areba ubutware n'imbaraga ziriyo, arangije akurura ijuru. Ndagira ngo mvuge kubitwuzuye twaherewe muri Kristo, areba ubwami n'ubutware buri mu Bisiraheli, areba Imana yo kwizerwa, aravuga ngo ibi ndabisiga. Haleluya! Aravuga ngo sinshaka ntabwo kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Ntabwo biruta kuba uwondi. Hari abantu twaganiraga kare, nababwiye ngo kugira ngo umenye ko urukundo rubaho nuko wikunda. Kuko Imana idutegeka gukunda abantu nk'uko natwe twagize dute. Bivuze ko utarikunda ntiwatanga urukundo ngo ukunde abantu. Mose uburyo yikundaga byatumye noneho we yisiga rero ajya mu buretwa akata amatafari. Yo Mana we, hari abantu bajya bavuga ngo abagore ngo bo muri Egiputa ngo bakatishaga amashereka. Oya, yarabogokaga nibyo, ariko ntabwo ariyo yagiraga, ahubwo bavomaga mu ruzi rwa Nili. Ba Datani bajya kuvoma bakaryayo. Icyo Bibiliya yita amadegede ni watermelon. Nicyo Bibiliya yise amadegede. Ikinyarwanda cya watermelon twarakibuze. Noneho hakabayo n'ibyitwa ibitugunguru. Sinzi niba muzi ibitugunguru. Biraryoha. Abantu bazi ingazi zivamo amavuta y'amamesa. Hari umuntu wariye ingazi n'ibitugunguru bimera kimwe n'ingazi. Datani yarya igitugunguru cyo kuri Nili akavuga ngo nzigumira. Kora yarya watermelon akavuga ngo nzaguma hano. Barya tungurusumu bakavuga ngo nzaguma hano. Kandi tungurusumu zo muri Egiputa ibyo byose ni ibimanurwa n'isuri yaturutse hano iwacu mu Rwanda. Mukurikirane abazi isoko ya Nili. Sizambira urume na rukarara byivanga bigahura n'akagera n'akanyaraho bihuriraho bita mukona kamashyuza. Sibyo ra bigakubita muri Victoria ikamanuka igakubita kuri Alexandria naho mu kibaya cya Nili. Bajyaga murabizi iyo twafumbiye isuri twara ubutaka bwo hejuru. Iyo fumbire rero yabagamo tungurusumu. Dore umugabo usiga ubwami papi akabusigishwa na tungurusumu. Tungurusumu yo mu isuri igatuma areka ubwami bwo muri Isiraheli. Watermelon yo ku ruzi rwa Nili, ubwo nariye iyi sinzajya muri Isiraheli kandi inzabibu zireze. Hari umwana w'umukobwa bigeze angisha inama arambwira uti databuja arimo arantereta kugira ngo dusambane kandi ampembe 300,000 nimbyanga aranyirukana. Umukobwa afata initiative araguti sinsubirayo gupfa no gukira kuko sindi bucumure ku Mana. Ndangane noneho rero wiva yutamuhamirije byose ni ukukwirukana jya yumuhamiriza. Nibura n'ubundi akwirukana zigitumye uta. Byose ni ukutwirukana aho kugira ngo uceceke. Vuga akwirukana ugiye, noneho bizatuma n'abandi azahura nabo atababona nk'abasama. Noneho na Kristo dukorana nabo. Murakoze. Nihute ngere kure. Mose amara imyaka 40 y'amavuko. 40 isobanura igihe cyo kugeragezwa cyangwa se igerageza. 40 n'umunyarwanda yaravuze ngo niyo minsi y'umujura ngo wa 41 agira gute. 40 irageragezwa bakagushyiraho. Mwibuke 40 mu butayu Yesu ayisoje ageragezwa na Satani, ariko kandi ngo yajyanywe n'umwuka. Niba ari ikintu kijya kintangaza ngo amaze kubatizwa ngo ajyanwa n'umwuka kugeragezwa na Satani. Uyu mwuka ni igitangaza. Abakiranutsi bameze nka mbaraje irimo umwuka. Iyo bapompye isashi cyangwa igipirizo kugita mu nyanja ntabwo uba ufite, kuko naho inyanja yaba imeze itekizika ntabwo kirohama.
n'umukiranutsi mu gihe cy'amakuba iyo afite umwuka niko Imana imubona. Kugushyira mu bibazo urareremba, biguterera hejuru ariko ntibigutobora, urareremba ukareremba. Papa, Imana iguha umugisha. Yaravuze ngo nzafata ibimpungisha Imana mbigira impamvu ituma Mose amara 40 avutse, baramwirukana ku mwaka wa 40. Agera kwa Yetiro amara y'indi myaka 40. Amaze y'imyaka 8 nibwo yanditse igitabo cya Yobu, yacyanditse muri 48. Simpatinda. Mose agera ku rwego ajya kuragira, Imana imwiyereka mu gihuru cyaka umuriro, ivugana nawe. Abagabo baratinyuka. Ntabwo uyu mwanya ntitwihagarareho. Kubona igihuru kiri kwaka ntigishye, uragiye ugatinyuka kukireba, nazo ni imbaraga. Igihugu nakiruka mvuga ko ishyano riguye, ariko umuriro w'Imana watse udakura umutima. Mose atinyuka kuwegera. Imana iravuga ngo kwetura inkweto, aho ugeze nahe? No mu gihuru cyaka naho haba hera, kuko Imana ihari. Mose ngo azikuramo, arangije Imana iravuga ngo ndagutumye kwa Farawo. Reka nyaruke gatoya mve kuri Mose. Mose yumva Farawo yambaraga ikiganza cy'umuringa ari kurwana. Imana imubwiye ngo ngutumye kwa Farawo, ariko ntaho sinzi kuvuga. Iravuga ngo ndaguha Aroni abe umuhanuzi wawe. Ntabwo uti ntacyo Aroni twajyana, ariko se Farawo ndamubwira kuri inde ko atazi Imana y'Abisiraheli. Ntabwo uti genda umubwire ngo nitwa Ndiho. Amaze imyaka 40 bazi ko Mose yapfuye. Kugaruka ibwami avuga ngo Ndiho ni inkuru. Mose abyumve, aravuga ngo iryo ntiryatuma njyayo, mbwira irindi. Iramubwira ngo nduwo ndiwe. Namwe nimwumve, ntabwo ari izina rihamya undi, ni izina ryihamiriza. Reba kugera mu rugo rw'umwami ukavuga uti je suis comme je suis. Mose ngo aryumve, abwira Imana ngo sinjyayo. Wowe ndakuvuga witwa Uwiteka, Mana ya Yakobo, Mana ya Isaka na Aburahamu. Abisiraheli barakuzi, ariko Farawo ntari bukumenye. Aravuga ngo nimuvuga gutyo aramenya wowe, ariko njyewe nizeyo, narahakuriwe, naraharerewe, ndajyayo nkande. Imana iramubwira ngo nugera imbere ya Farawo ndaguhindura nk'Uwiteka. Ibyuzuye Kristo Yesu byinjiye mu bamwakiriye, bituma tuba ibisonga by'ubwami, bituma tuba abatware. Mose yagiye nk'Uwiteka kuko atumwe n'Imana. Natwe aho tunyura ntituri mu cyimbo cya Mose, no, turi mu cyimbo cya Kristo. Kuko Mose yagiye mu mwanya w'Imana, niko natwe dukwiriye kubaho mu mwanya wa Kristo. Imana ishimwe. Mose aba umugabo ukomeye wavuganaga n'Imana barebana. Mose yicara ku musozi Imana ihagazeho, bamarana iminsi 40. Simpatinda. Mose araza ageze kuri Yorodani, iramubwira ngo ngwino nkubwire. Hari abantu bazi ngo Mose yakubise igitare, ntabwo yagikubise. Imana imubwiye ngo kubitaho rimwe, ntabwo ari cyo cyatumye Imana imubwira ngo ngwino ntuzagerayo. Mose yagaragaje gukiranuka kw'Imana imbere y'Abisiraheli. Yaravuze ngo njyewe na Aroni twabakuriye amazi mu gitare. Bwa kabiri irindi kosa, Imana yamubwiye gutegeka igitare, waragikubita. Yaramubwiye ngo gitegeke kizana amazi, afata inkoni. Kandi uru rutare rwashushanyaga Kristo. Ari mu bantu bongereye imibabaro, arakubita. Imana iravuga ngo ngwino nkubwire. Iravuga ngo dore Kanani, Imana izabarinde kurungurukaho mujye.
Imana izakurinde kurunguruka aho ujya. Salomo we yaravuze ngo ntukumvirize n'abagaragu baganira, hato utazumva umukozi agutuka bikabyutsa uburakari bwo mu mutima wawe. Yo, niba utakumviriza abagaragu, tekereza kurunguruka aho wajyaga. Yewe data we, kera bajyaga batubeshya ngo Imana nikubwira gutura i Kigali, badusangaga icyango katubwira ngo Imana nikubwira gutura i Kigali, ujye ugenda ushaka icumbi ku Ruyenzi. Niba ari amakuba aruta ayandi, ni ukugera ku gasozi imbere y'uko Imana ihakugeza. Murakoze. Reka nihute. Haza kuvuka umugabo witwa Eliya. Mose mu ruhande rw'amasezerano abiri ahagaze mu ruhande rw'itegeko nk'umuyobozi w'Abisiraheli. Kuboneka ku musozi wa Elayono imbere ya Kristo yaraje muri remise, bisobanuye ngo iby'amategeko byose yategekaga, bimwe nanditse kuri cya gisate rwa rugendo twakoraga mu butayu, byose byasohoraga kuri Kristo Yesu. Nicyo cyamuzanye. Aza umugabo witwa Eliya. Eli it means Allah. Allah bisobanura Imana imwe. Hanyuma iyo tuvuga ngo Eliya ni izina ni Dawidi waryise Imana, niryo bavuga Yahve cyangwa Jehova. Jehova bisobanura ndiho cyangwa se Imana ihoraho. Kuvuga Eliya bamwitirira Imana, yavutse mu gihe cy'amakuba, mu minsi y'akaga, anahunga inzara simatinda. Nababwiye icyitwa gusuhuka, ni igihe ugenda n'ikibazo wavuye naho kiba. Ukaba wahuriye n'ikibazo ariko muri wowe kikirimo. Izo nizo zitwa imvune zo mu mitima. Imana yabwiye Yesaya ngo bambwiriye ko n'imvune zo mu mitima nzivuye. Kuko hari ahantu twavuye ariko ibikomere byaho tuvanayo nabyo. Kristo akanda. Imana yomore, Imana ibahumugisha, Imana ibahumugisha. Eliya araza agera ahitwa i Samariya, ahagarara mu cyuho. Yageze i Dani asanga nta gicaniro cy'Imana gihari. Aravuga ngo sindi burara igicaniro cy'Imana kitubatse. Ajya na Yoti asanga nta gihari. Aragaruka aragenda ajya i Beteli asanga nta gihari. Ajya mu mayira ya Yerusalemu abura umuhanuzi. Ajye ngo mu bakuru b'imiryango ya Isiraheli abura n'umwe uyihagarariye. Eliya aravuga ngo mwabaye iki? Ko mutakivuga Imana habaye iki? Yumva umugabo witwaga Ahabu ngo wabonye ko kurakaza Imana ngo atabigezeho, ngo azana n'undi mugore witwa Yezebeli ngo kugira ngo arakaze Imana gusa. Ngo azana Yezebeli, aravuga ngo ntuze wenyine, uzane na Ashera Imana y'iwanyu, uzane na Bayali Imana ya so. Bayali yari Imana basengaga bayisaba intsinzi mu ntambara, ikaba Imana basengaga bayisaba imvura. Bayali ifite ikigwamanakazi bitaga Ashera. Ashera ikaba Imana y'abacuruzi, n'Imana bavugaga ngo niyo abagore basabaga igikundiro bashaka kubaka. Mu gihe burayo babyita dudayimu, mu Kinyarwanda ni inzaratsi. Bajyaga kuri Ashera bakayikuraho icyitwa inzaratsi, bakabyisiga ngo kugira ngo bagire igikundiro. N'abacuruzi bakajya kuraguza kugira ngo bazunguke. Iyo Mana ngo igezaho, Yezebeli aragenda afata umuhanuzi wese wavugaga mu izina ry'Uwiteka, aravuga ngo ntuzongere guhanura ku bw'Uwiteka. Ngwino ibyo waryaga bahanuye nzajya mbiguha utavuze, wicare ku meza yanjye. Bera b'Imana, nshuti z'umusaraba, bantu muri hano, ndabasabiye Imana izabarinda abakozi b'Imana barira ku meza ya Yezebeli. Murakoze. Mu mashini bajya bavuga ngo umurume yacumve ibintu ajihurikire. Imana ikurinde, Imana ikurinde umuntu wasogongeye yizenzwe n'amaboko yo kwa Yezebeli. Imana imukurinde ntajya ahanura amahoro, niyo ahanuye amakuba anezezwa no gusohora kwayo. Niyo ahanuye ibyago, intsinzi ye nuko ibyago yaguhanuriye bikubaho. Kandi ubutware bw'umuhanuzi w'Imana buhindura iyerekwa rya Satani yabonaga. Iyo urebye imigambi Satani agiye gukora, uri umuhanuzi si ngombwa ngo uhanure ngo dore urupfu,
ngo dore no reba no muri kote y'Imana. Niba ubonye ibyo Satani agambirira, Imana yigambiriye ibiki? Iyo igambiriye gukora iki? Umuhanuzi wa kwa Yezebeli ahanura amakuba, akaba n'inyuma yayo ngo azagushungere mu gihe cyo gusohora kwawe. Imana imubariye. Reka tugere hafi dusenge, utakamura bikaba inkasha. Eliya, abateoloji bamwita umuhanuzi w'umuriro. Ni umugabo wategetse umuriro awubwira ngo ngwino utwike igicaniro. Noneho gatoya, ni umugabo ava mu muryango w'Abagadi. Abagadi ntibari bemerewe kuba abatambyi. Ni umugabo wabaye umutambyi, ari umuhanuzi. Eliya yiyiciye igitambo, yaragifashe arakijisha, aragitema, yubaka igicaniro, aratamba, anonsa imibavu bitemewe. Nicyo cyatumye abo umuhanuzi uhagarariye abantu, yakoze imirimo yose yari yaracecetse mu gihugu cya Isiraheli. Nta mutambyi wari uherutse. Eliya hageze aravuga ngo kugira ngo Imana ivuge. Haleluya! Kugira ngo Imana ivuge nuko yongera kubakirwa igicaniro. Aravuga ngo umaze iminsi udatambirwa, umaze iminsi nta bitambo Mana. Aravuga ngo ariko sinaguhamagara ntagutambiye. Aravuga ngo umuryango wa Lewi w'abatambyi waracecetse, ariko njyewe Eliya ndahari. Aravuga ngo nta basore turi kumwe bari bubohe igitambo. Nta n'umutambyi uhari uri bugishinje, nta n'umusaza wo mu batambyi uhari uri bwonse igitambo. Eliya aravuga ngo ni njyewe nawe, ndabikora kugira ngo unezerwe. Aravuga ngo ndabikora kugira ngo wishime. Eliya acana igitambo, Imana irangije iravuga ngo ukoze ibyo nagakoze, mbaye ndi Uwiteka. Ahamagaye umuriro, Imana irawubwira ngo Eliya aragushaka. Dukeneye kubanza kubaka igicaniro kugira ngo ibyo dusaba Imana ibihe sinyare, ibibwire ngo itaba. Hari igihe umuntu asenga, Imana ikabwira icyo iri guhamagara ngo ni wowe bashaka, kikamanuka gitumwe n'Imana kubw'amasengesho. Daniyeli yarasenze, marayika aravangirwa, aravuga ngo ibi uri gusaba bari barabimpaye ngo mbizane. Aramanuka areba Daniyeli, aravuga ngo byagenze bite? Daniyeli aravuga ngo ndacyaryamye hano. Marayika aravuga ngo igihe wahereye twari twagusubije. Aravuga ngo ariko ubwo ugihari, ubwo utahavuye, Daniyeli ubwo utagiye, aravuga ngo ndarwana, ufata ibyo wakagombye gufata. Elisa yifuje umwitero wa Eliya, ariko uyu munsi twebwe ntabwo ari umwitero wa Eliya. Joshua yafashe inkoni ya Mose arayibika, uwagenda n'inkota. Uyu mwanya ntituri bufate inkota mu biganza byacu, ntabwo turi bufate inkoni ngo dutunge hejuru y'inyanja. Ntabwo ariko biri bugende. Twakiriye Kristo wuzuye byose. Dusenge inshuti z'umusaraba. Bibiliya yatubwiye ngo ibimwuzuye byose nibyo twahawe. Mose byari byuzuye, Mose yabihereye Kristo ku musozi wa Elayono. Aravuga ngo amategeko naba ari wowe uyatwara. Nicyo cyatumye Yesu ahita yahina yagira abiri. Aravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ukundisha Uwiteka Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Yari afite gutwara amategeko. Ni nacyo cyatumye avuga ngo ni njye mwami w'isabato. Yari yarimye ingoma. Imana ishimwe. Eliya arahagarara avuga ngo ibyo twahanuye, ubutware n'ubutambyi bwose n'igicaniro cyose biri muri Kristo Yesu. Aravuga ngo ibi nibye. Kristo arangije ageze ku musaraba, aravuga ngo noneho da, abo wampaye bose barabawe, bahoze ari abawe urangije urabawe, ariko nanjye nababwiye ijambo ryawe. Icyo wampaye kubabwira nicyo nababwiye, noneho ongera ubafate. Avuga ijambo nkunda, aravuga ngo singusabye ngo bakure mu isi, ahubwo uyibarindire mu mubi. Ibimwuzuye byose nibyo twahaweho. Twahawe umwuka wo muri Kristo, ubugwaneza bwo muri Kristo, ubutware bwo muri Kristo. Twahawe kwima ingoma nka Kristo,
Bibiliya iravuga ngo twahindutse abaraganwa na Kristo kubw'iryo sezerano. Ubu butware ntibutwemerera kurara tudasinziriye kubera umurozi. Ubu butware ntibutwemerera guhagarika umutima kubera izamuka ry'ibiciro. Ubu butware ntibutwemerera na rimwe kurizwa n'iby'isi. Butuma dushira amanga kuko uwo nyirabwo niwe wanesheje isi. Ibimwuzuye. Hari umuntu waba uri kumwe natwe waracogoye ubu butware butakurimo, urambura ikiganza tugusengera. Bijya bishoboka, Yohana umubatiza yaravuze ngo mumubaze niba ari we Mesiya, kandi ari we wari umaze Imana iguha umugisha. Haguruka wegereje. Yohana yaramuhamije, ariko asoje aravuga ngo niwe cyangwa si. Aravuga ngo nimumutubarize niba ari we twongere dushaka undi. Aba ba Eliya yaracogoye aryama munsi y'igiti, aravuga ngo niba amakakama yarangwiriye ngapfa. Ntabwo ari igitangaza. Igitangaza nuko utakemera kubyuka waraguye. Ntabwo igitangaza ari ukugwa, biba ku mugenzi wese. Wanyerera, wasitara, wasunikwa cyangwa ugasitazwa, bibaho. Ariko se uri kumwe natwe ngo tukwingingire Imana ishobora byose, tuyibwire ngo nguyu. Reka dusubikiraho mwene data, Imana imuhe umugisha. Reka twongere twigombe mushumba umubyeyi wacu adufashe gusenga. Mushumba reka tubinginge mu kubaho kwa Kristo, ibyuzuye Kristo yongera bitwuzuze. Niyo mpamvu yatwujuje umwuka wera, nawe yari yuzuye. Niyo mpamvu yatuneshereje, nawe yaratsinze. Noneho mushumba ataradusengera, reka asaba umuntu urwaye ku ruhande rw'umubiri yegere hejuru, mwingingira Imana mu kubaho kw'Imana. Umuntu urwaye ku ruhande rw'umubiri yegere hejuru, dusengera abarwayi kandi n'ibindi byifuzo. Mana witwa Adonai, birasobanuye ngo uri Imana ikora ibyo ugomba gukora. Twebwe twagusaba ibyo ushoboye, tugasaba ibingana n'ibyo dutekereza. Ariko iyo ugiye gukora ntabwo ujya ukora ibingana n'ibyo twasabye, ukora ibingana n'ibyo ushoboye gukora, kuko uri Imana y'ubushobozi kandi ubushobozi bwinshi. Kuko uri Imana ya hafi na kure, wakiza abarwaye hano, ugakiza n'abari kure ya hano, wakiza abarwayi bari hano, ugakiza n'abo twasize mu rugo, wajya no mu bitaro. Turasenze kugira ngo ukuboko kwakuye umuntu mu mukungugu kongere gukura indwara mu muntu waremye. Ubuzima bwongere bwitabe, ubuzima bwongere bubeho mu izina ryawe Mwana. Twamenye kwikijije ubugingo ukiza n'imibiri, ibikuzuye nibyo waduhaye. Tugushime kubwawe none iteka ryose, Yesu Kristo. Amen. Hallelujah.
umusuneza injira amarira n'amarira bamumurwa amuruba yori ambara nta n'indwara ishobora kubaho umusuneza injira amarira n'amarira womurwa amuruba yoni n'ambara nta n'indwara ishobora kubaho umusuneza. Haleluya, haleluya, uzuye igishimo. Haleluya, zinjira mu murwa. Haleluya, biha kujyayo. Umusuneza. Abazaga, basaba Haleluya, haleluya, nagushidikanya ijuru y'umunezero nakubabarira ijuru biringiye kuzinjira. Haleluya, haleluya, nagushidikanya ijuru y'umunezero nakubabarira ijuru biringiye Imana
Mana ni umurinzi wawe ukwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe ku manywa ku manywa izuba rizaba nijoro rizaba ku manywa izuba rizaba turimane izaturinda tujya turireho izaturinda none izaturinda